njyana rwose uhagurishe uzatiye kubaka mu nzu reka izi projet mafite zikira gishanga gikuramo projet uzayikore ariko turi mu mujyi hano ntabwo nahatura no ibara agana hegutse aranongeye kubaka inzu gutuzamo ngiye ngatura mu iki cyaro se kiri hepfo sheri nta makuru ufite rwose aha ni cyangwa byaruta amakodesho kugira ngo gutura hano haratuje nyine haratuje ariko ntabwo ni Kigali haratuje ijya mu mujyane ngo ahantu hatuje naza ngaha reka aho rwose kugira ngo ntore hano naturara mu rusibo hano yo gukuramo projet sheri ibyo birahareba ariko uzayimanaginga rero nzayimanaginga ariko ntabwo uzayimanaginga utahaba cyane rwose uretse wange bamanaginga ibintu batatu niyo ngiye kubaka nzayubaka inzu igeretse uzayubaka ikodesha ntabwo nahaba kandi nabikubwira ahubwo n'izuba riri kunyica none uzahaba nta wundi uzahaba izuba riri kunyica ngiye kukwerekana n'undi wose ndabona hari hanzamuka ariko kimwe cyane ko kuruvugurura azagiye kujyambere uzana tubiriya ariko ntabyo kuba mucyaro niba ushaka kuba mucyaro uzaza wenyine ntabwo gutera uzayimanaginga nyine uzaza wenyine byo gutura mu byaro ninde uzabimanaginga wagira ngo habamo bwa busimba n'ifu ugushaka ko nanjye ndifu ntabwo ariko mbyo kubona zana dusanga mu oya kire ntabwo natura ntabwo nakwemera Beatrice ubu nkaka kanya ko Kajuga tugeze hano agiye he hase Kajuga aramwibagiwe n'akaguru ke gusa ubundi Kigali mubanyeho muto iyo turi Kigali mbona nta gutera bukafite iki aba umwana mwisura aho ngaho ariko ndabona ise yirukanka nimbaruka tugeze iwabo ubwo uzuriya akaguru ke karamunaniye ni ukwirwa yirukanka umutanye man nzisubirira iwacu kumara yigeze ahubwo nkawe mushiki ukwiye kumumfasha rwose kuko turi kumwe njyanyigiraho ukuntu mbese niwe fiyanse we yambwiraga njyewe ariko ndabona kuzana umuntu ntanamwakire ahubwo agahita agenda bisubiraho twebwe ntitujya tumutunga yaratunaniye n'ukwezi kurashira atageze n'ahanga none ngarashaka ngo nze nturi naha mu cyaro ntabwo bishoboka ase undi gifata umwanya wo kumuganiriza shanya imyaka 3 nanjye urumva twataraganira bihagije etse ko nyine nakwiye kukubaza byisubiye nkaho mushiki we mwakoranye shana kibazo cy'isiye nyine sijya akaguru kamunana ku ibindi byose ntari biriki sasa nzari ikibazo mu rugo ahangane tumutunga nta nubwo aboneka ari mu kwezi we byihoreye naza ndamubase umuntu agera hano nta no kumwakirwa tugenda ihore naza turayibona bemeza gute muno niwe sema niwe Kajuga nzi ngiye Kajuga mwana usigaye umeze neza byatari ntushona sema ariko none muri karitsiye urayizi iyihe ngo wazanye n'icyara cy'inzobe byatari wakibonye se cyane nibyo wumvise umukobwa namuzanye si ukubeshya arahari ngo inzobe cyane ariko yewe Kajuga nabonye nkirinzamo ubwo rero nyuma y'ibindi byose tutagiye aha tugenda ubunyere urabizi turi inshuti sirakanga kumukwereka ngwino tugende nawe irebe uwo nshaka bawe cyakoze Kajuga uriya muhungu burayumva inama buri umwicaje hasi ukamwigisha umugira inama Kajuga rwose arazumva kera ntwazi igikapu tujya mu nzu ni karibu nyine iwacu ni ahangaha naho ubundi byuriya muhungu natwe ubwacu yewe aho uragiye wagira ngo acuruza amabuye y'agaciro
Kamwe kumwana. Tugende ubonyere. Abantu banguka. Numvise ngo ni Miss kabisa. Ari munsi. Yatrice. Karame. Shaka mbanekere hano. Komera kaje. Ese wundi wawe wagiye? Mbanekere kuri karagatebe. Uraryama. Yaje kuryama se. Uzane nanjye ndebe Miss. Nahise kumwazanye nyine ukahita umuta. Je nagiye kure inshuti zanjye natwabanye kuva kera. Mubwira zana zireba. Nese yagomeza gutegereje nyine. Aha ngaha ni iwabo yagomba nyine kuza karuhuka. Mubwira zana. Nyine nagushaka. Sheri, uri waryamye? Wow. Kamu. Kana dengere inshuti zanjye nana. Nagiye kureba mu square. Ni njyewe. Iri masohoza. N'ubwo rwose. Oya. Reka amobera nta kibazo se. Sibu ntabwo amobera ariko siko. Ubona nyine tatu ntarika byaba byiza. Yakoresha utanye ngoma. Reka mo. Ebo we. Aho bonde se. Twicaye. Mamwe cyangwa. Reka twicariye. Aho bonde se. Kigali twatembereye. Ibisere banje twahuriyeyo. Batunaye gutyo nabwo nyine tumuzeме cyane. Siko muri yambaye imyenda yacitse. Ni style nyine. Ni style z'i Kigali. Ese nawe yabureba. We. Ego umukobwa mwiza nuko. Akora yarabyutse. Ndabona afite n'udutotsi. Cyakwa yananiwe. We. Mbega umukobwa mwiza. Ntabwo narizi ko rwose umuntu nkawe Kajuga. Wamenyana n'umukobwa waranyibagema. Ako umukobwa mwiza. Kajuga waranyewe. Banyita Mununi. Inanga niyo karitsiye yanjye rwose Imana ishimwe ngo muje. Ni Mununi ni inshuti yanjye twabanye ku ntara Kigali niyo twabanaga niyo twakuranye mbese. Nanye nitwa Mutesi. Kwita Mutesi. Haga abakobwa b'i Kigali bose ariko abari inzobe. Igo. Yazayireka kibaje kimara. Ewe. Reka dore nibura abashiki banje basiganga ba Beatrice. Mbega umukobwa mwiza n'ukuri kw'Imana. Ewe. Mbega. Ashobora kuba arushye. None se wanzaniye amazi yo kunywa. Nzaniye amazi yo kunywa gato ndumva n'inyota nyinshi. Nzaniye amazi yo kunywa nacyo. Ni amazi yo kunywa. Sister, aka ni agaki. Kagwanagure. Naho ubundi se amazi yo rwose aha ngaha wisange nari mfite inyota bica akanyota rwose urabakana amazi nari mfite inyota kabisa aya ngaya ndaza kuyanywa mu kanya nta kibazo nawe ntari bumenekera akira yasubizeyo urabuyanga yego rwose dore amazi aba yanabuze tuba turi kuyapfa mu misozi yego we rwose amaka nimero kawe naza kukuvugisha aho ndi Kajuga rwose nari bamwereka nyine koko twari tuzanye nimero yawe urimo kumwereka nimero yanjye ya kera ntacyo ndamubonye reka ngenda ariko uyu mukobwa uzamuze yanjye nsuri ibyo ni ibintu byoroshye rwo tuzanana ni ukuri kw'Imana ibyo ni ibintu byoroshye rwose azakuzana nsuri noneho nta kibazo sibyo mbere taza kugwa ugiye kuryama agenda ajyana ari ubukene usore mu sante kisere mu gasate kiye kugira ngo ugure urwawe ariko se niba afite amafaranga ni mwiza noneho birantunguye urumuri nkawe nzi Kajuga
bakora ari amakobwa ako baranyibagiwe sha ni isambu rwose uyu nguyu ako nabaze ko na kera ariko nahoze ngewe iriya niyo mitungo ubundi baba sha kabisa nahinje ukuri ndabibona naje kunda kabisa ndabizi abantu b'i Kigali mumeze neza neza byo urabibona hari akabazo kagize ni amafaranga ushaka aya mafaranga ndabizi ko yafite akabazo ndinangize ko kameze ushaka amafaranga ibiceri 200 ndabizi ntabwo wabibura ugiye kubikoza iki ibiceri 200 kiri hano hepfo ibari biti bira santere hano hepfo ibiti kigage wewe ibiceri 200 ngere mbere isomera icupa akunda ikigage wewe ibiceri 200 nkwereze ikigage byarananiye cyo kwemera ndabizi hano kigaragara ntabwo mujya mwibuririza mufite amafaranga rero nayibonye ndagize n'amahirwe akoze kabisa ugiye ushyiramo agakote nahinje kwaka ibiceri najya kwinywera icyo kigage nzaza kugaruka kugusura wowe n'uriya mukobwa nzaze kuko uriya mukobwa ndamukunda nako nagiye kuvuga nyine ngo ndabakunda nagize ngo nibyo mbere noneho se twagenda se tugenda cyangwa wicara aha ngaha nanjye nari ngiye tugende naribe ahubwo se iyo ni ho yebo tugize amahirwe nakubonye uzi ko mvunnye amaguru tugize amahirwe nakubonye umvunnye amaguru neza tugiye gusohoka dusohoke ntugire ikibazo ase ubundi uvuye he ko ndawe wajya n'amahorahogeze nuko Imana nawe nuko Imana umukobwa mwiza nagukunda kurusha uko umusirikare akunda gerenade urumva ahubwo mbwira tugiye gusohoka mbwira tugende wino ngo se niba icyo ugiye mu bwo bituma wanga gusohoka ndakubwira se wabyumvise sha waje mbabarira uze dusohoke nukuri kw'Imana umukobwa mwiza ndagukunda kurusha isare yuzuye imvange asugaje tugasohokana amafaranga ahari icyo ushaka cyose ukirya turagenda turye n'umuziki ako se bwo wawe njyewe nta kibazo amafaranga ndayafite ibintu byose wigira ikibazo nushaka kurya burusheti zuzuye ngwino ariko shangwe n'amafaranga arahari nukuri kw'Imana ngira ngo ngiye nkuburire nabura na vewiti cyangwa imodoka yagira kuva Uganda igahita iriba ntugire ikibazo ako se ufite icyo kibazo ntacyo nazakora rwose tugenda dusanga nta mafaranga ufite amafaranga ugenda ntumyifatishwa ubundi ntwara bake si ubundi koko ubundi turasohoka twakoresha hariya soshije ukunamagara ikireba ivumbi basaka tugushaka ibintu byose wansaba nabyemera ariko kugurisha shobora tuzabyera muri iki cyaro ni ukuri shobora rero ukuntu umugabo amaze kundinga nsigaye njya muri soko gukoresha inzara zikoresha intoki zigiye kuzazana amaga hejuru yo kwirwa nkukiri naje ndi nzone ntangiye kubigikara ntabwo nasura mu mujyi njye mvuyeyo abandi bavukira mu cyaro akarwanira ku Kigali urarwana no kungarura inaha ariko ibintu uri kuvuga ubwo uzi yuko ubu nzi ko umaze kumenyera menyera ibiki sona amaga agiye kuzanyica amaga ubuse njye abo ni wowe nyine ni wowe nanjye njye nayimenyeye kujya muri salo ngakoresha inzara none dore ubwo ziri kuvuna kubera kwirwa mwimi vumbi byaho inzara turaza kugikemura ushaka kujya kwangara i Kigali se ntabwo kwangara ariko ntiwacu tumaze kumenyera aha ngaha ya mishinga yose nakubwiye tugiye kuyikora icyo cyo ntigishoboka kare wansaba ibindi ko icyo nawe uragikora nawe urango urashaka intoki zanjye zigende zizeho amaga iki byose ubuse amaga ari hehe maze kuzana ubuse maze iminsi ngahe nigeze ngo ujyana guhinga niyo twashyiragamo abakozi bagahinga turimo ngo tw'igikoni
wari kujya kwikorera ifumbire njyewe urabona nkwiye kujya nkora mu masa ibyo nabyo se reka nkwereke icyoroshye ibyo byo ntuzongere kubikora niba ushaka kumujya abikora ariko kugurisha mana we navuye i Kigali stress zinyishe noneho nicyo wanzaniye mu cyaro nakuzanye hano ngo tuze ube umugore cyara abana kandi mbashije n'imbanza no kugurisha kugwiza ukuri nina natwita nzajya kubyara i Kigali reka nebesha kuza babyarira n'ahangaha njye ntago nabyara centre de santé nzajya ku bitaro bikuru guma kubyara n'ahangaha bakamenya ko madamu wanjye yabyaye iki se kugira ngo baze kumpimba ko nta bufasha bw'aba baturage bagenzi bankeneye turihagije ntabwo tugurisha rero umera utuze utura ahangaha umenye yuko umenyere urabona ndi umuntu wo gutura mu cyaro navukiye i Kigali nturi mu cyaro none shushu shamba barana kutimana mbabara kwivumbura nibyo byiza mba nkubwiza ukuri ngenda kwiyamye hejuru ibiceri 200 nkumvikana 200 umva kubabarira rwose mbabarira sibyo wo kwivumbura social mbabarira sibyo aho wamvanye se uhaze none se winza kwisi akazi wasanze ndi masukaze none se buriya buceri 200 kuri njyewe